Filozofi ni ihuriro ry'ibitekerezo n'ubwenge rigamije gusobanura ubuzima, ukuri, uburenganzira, ubumenyi, uburenganzira bw'abantu ndetse n'ukuntu isi ikora. Ijambo filozofi rikomoka ku magambo y'ikigereki philo bivuze gukunda na sophia bivuze ubwenge, bivuze gukunda ubwenge. Wakwibaza uti ibice by'ingenzi bya filozofi ni ibihe? Filozofi igizwe n'ibice byinshi, ariko ibyinshi bishyirwa mu byiciro bikurikira. Igice cya mbere nicyo bita metaphysics. Igice cya filozofi gisuzuma kamere y'ukuri, ubuzima, Imana, umwuka n'ibintu bihanitse bitagaragara. Dusangamo ibibazo nk'ibi: ese Imana iriho? Ubuzima bufite intego ki? Ese isi ihari koko cyangwa ni ibitekerezo byacu gusa? Ikindi gice cya kabiri dusangamo filozofi nicyo bita epistemology. Iki gice kiga ku bumenyi, uko abantu babumenya n'ukuntu bashobora gutandukanya ukuri n'ibinyoma. Dusangamo ibibazo wakwibaza, urugero: ese ubumenyi tubumenya gute? Iki cyemeza ko ikintu ari ukuri. Igice cya gatatu cya filozofi nicyo bita ethics, cyangwa se amasomo y'indangagaciro. Yiga ku byiza n'ibibi, uburenganzira n'inshingano z'abantu. Iri shami rihuzwa n'ibibazo nk'ibi: ese ikintu cyose cyemewe n'amategeko ni cyiza? Uburenganzira bw'abantu bushingiye ku ki? Igice cya kane cya filozofi nicyo bita logic. Igice gisesengura uburyo bwo gutekereza neza, gusobanura ibintu bigaragara ko ari ukuri no kurinda ibitekerezo bitaboneye. Logic ni ngombwa mu bushakashatsi, mu mategeko ndetse no mu bwenge bwa buri munsi. Igice cya gatanu nicyo bita aesthetic. Yiga ku bwiza n'ubuhanzi. Dusangamo ibibazo, urugero ngo ni iki gituma igihangano cyangwa umuziki uba mwiza? Ese ubwiza ni ibintu abantu bumva kimwe cyangwa ibyifuzo bya buri muntu? Abafilozofi b'ingenzi mu mateka. Turebere hamwe mu mafilozofi y'ingenzi dusanga mu mateka. Uwa mbere ni bita Socrate, yabayeho hagati y'imyaka ya 469 ndetse na 399 mbere ya Kristo. Yibanze ku kumenya ukuri no kubaza ibibazo biganisha ku bwenge. Undi dusanga yitwa Plato, yabayeho hagati y'imyaka ya 427 kugeza muri 347 mbere ya Kristo. Yavuze ku miterere y'isi y'ibitekerezo, world of forms, no ku buyobozi bw'igihugu. Undi ni Aristotle, yabayeho hagati ya 384 na 322 mbere ya Kristo. Yavuze ku nyigisho zishingiye ku bumenyi, logic, n'ukuntu abantu bagomba kubaho neza. Undi twasanga nka Immanuel Kant, wabayeho hagati y'1824 n'1884. Yatanze ibitekerezo ku burenganzira bw'abantu, imyifatire ikwiye no ku kuntu abantu bagomba kwifata. Undi ni Karl Marx, yabayeho hagati y'1818 kugeza 1883. Yagaragaje ko ubusumbane bw'abakene n'abakene buteza ibibazo mu muryango. Impamvu filozofi ari ingenzi: ituma abantu batekereza neza, bakamenya gutandukanya ukuri n'ibinyoma, ifasha mu gucengera ibibazo bikomeye by'ubuzima n'imibanire, ifasha mu burenganzira, ubuyobozi, ubucuruzi, uburezi n'ubutabera. Filozofi ni imwe mu masomo akomeye mu buzima kuko ifasha abantu gutekereza neza, gushishoza no gusobanukirwa isi n'ubuzima mu buryo burambuye.